Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo bene data, abo tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo. Muri iki gitondo ndagusuhuje wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo nashimwe, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyukiye imbere y'Imana ishobora byose, tuyihereje icyubahiro. Imana irabyongeye, izinze ijoro, izinguye amanywa. Imana nishimwe, yakurinze nanjye yandinze, yaturengeye, yaturwaniriye. Imana ihabwa icyubahiro. Ndakwinginze muri iki gitondo cya nibature, hereza Imana icyubahiro. Nyemerera aka kamwanya ubanze Imana muri iki cyumweru dutangiye, uyibanze ku buzima bwawe, uyibanze ku byawe no kubawe. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera ubanze Imana mu rugendo ugiye gukora. Nyemerera ubanze Imana mu bucuruzi bwawe, mu kazi kawe ka buri munsi. Nyemerera ubanze Imana ku bana bawe. Nyemerera ubanze Imana kandi guhe amavuta ikongerera ibihe byiza byo gusenga no kubana n'Imana no kugendana nayo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Ndabakunda cyane 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 mwese uko tubana muri uyu mwanya. Ni ukuri Imana ibampera umugisha aho muri hose. Komenti zanyu ni ukuri ziranyubaka kandi zikanezeza. Ni ibihamya, ni ibimenyetso binyereka yuko tuba dufatanyije kuba imbere y'Imana. Ibyo rero bintera imbaraga nyinshi cyane. Imana ibaha umugisha. Nka kino gitondo ndifuza ko tuganira ku ijambo ryitwa kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana ni ibanga rikomeye cyane. Kugendana n'Imana ni umugisha ugeretse ku wundi. Kugendana n'Imana ni ubwishingizi bukomeye. Kugendana n'Imana ni uburinzi. Imana ishimwe cyane. Kugendana n'Imana, ntabwo wagendana n'Imana ngo ugire icyo uyiburana. Ntiwagendana n'Imana ngo igukoze isoni. Ntiwagendana n'Imana ngo ibure kugutabara. Kugendana n'Imana, kugendana n'Imana biguha amavuta. Kugendana n'Imana bikingura imiryango. Kugendana n'Imana irakurwanirira. Kugendana n'Imana hari ibyifunga iminwa. Kugendana n'Imana, wowe icyo usabwa ni ukwishingikiriza ku Mana. Icyo usabwa ni ukushaka Imana bigishoboka kwibona. Icyo usabwa ni ugufungura umutima wawe, ugaha ikaze Umwami Yesu Kristo akaganza muri wowe, maze Roho Umutagatifu, Roho Mwuka Wera akajya akuyobora amanywa na nijoro. Kandi Imana iyo ugendana nayo ikumenyesha amakuru y'ibizaba n'ibyo ababisha bawe bari kugupangaho. Imana ntago yakwemera ko bibi itabikumenyesheje. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Kugendana n'Imana, Imana ishimwe cyane. Nyemerera aka kamwanya dusome ijambo. Umuhanuzi Mika ni mu bahanuzi bato. Ijambo ry'Imana, turasoma ibice 6 umurongo w'8. Imana ishimwe. Hanyuma handitse ngo iby'Imana ishaka ku bantu bayo. Imana nihabwa icyubahiro. 8, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi icyo ari cyo. Icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu Uwiteka ashaka kuri wowe muri iki cyumweru, nta kindi ni aya magambo. Icyo Uwiteka Imana agushakaho ni iki ngiki: ni ugukunda, ni ugukora ibyo gukiranuka, ibyo ukora byose, ibyo wirirwamo byose, ibyo ugendamo byose, aho uba hose, ngo ujye ukora ibyo gukiranuka. Ni icyo ngicyo Uwiteka agushakaho. Ni ukuri uvana akajagari n'akajagararo muri gahunda zawe, ahubwo ukora ibyo gukiranuka. Icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, ukagenda nta mutima ugucira urubanza, ukagenda nta cyaha kikunukaho, ukagenda wumva ukora ibyo gukiranuka. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo ni ugukora ibyo gukiranuka
no gukunda kubabarira. Imana ishimwe. Si uko udafite abakubabaza, si uko udafite abaguhemukira, si uko udafite abagutera ibisongo mu mutima. Ndavuga ba bandi bakubwira amagambo ashaririye, ba bandi bakubabaza ukumva bigeze mu magufa, ariko Uwiteka icyo agushakaho ni uko ukunda kubabarira. kandi ntiwababarira utahemukiwe, ntiwababarira utababajwe, ariko Uwiteka icyo agushakaho ni uko ukunda kubabarira, ukunde gukiranuka kandi ukunde kubabarira. Kubabarira ntabwo bivuga ko wibagiwe, ahubwo bivuga kwambara imbaraga zirenze ubusharire bw'icyakubabaje, ukakigenda hejuru, mbese nawe ukagica intege. Wa wundi wari utegereje ko akubona uboroga amarira atemba mu maso, ukabica intege, ukamusekera, ukababarira, waba ufite n'ikintu ukamuhereza. Rero ni uko ukunda kubabarira. Kubabarira ni urugendo rukomeye cyane. Kubabarira ntabwo wababarira ukijojoba igikomere umuntu yakukomerekeje, ariko Yesu ageza agashyiraho umutirata akakomora. Iyo ugiye kubabarira bigusaba kuba ufite Yesu Kristo yarakomoye. Noneho nyuma yo komorwa n'Imana, ndavuga hahandi uwakubabaje yarazi yuko uri bugwe, Yesu araza akahakurenza akakuzamura. Reka nkubwire, ntabwo watanga imbabazi udafite Yesu muri wowe, ntabwo bishoboka. Ariko iyo umaze kubona ko Yesu aguhagije, ukabona ko Yesu ari byose kuri wowe, urababarira rwose, ukavuga ngo uriya ni umuntu buntu, nawe ibyo yakoze byarafeyirinze, ibyo yakoze byapfuye ubusa, ndamubabariye kugira ngo nibonere amahoro yo mu mutima, kugira ngo Yesu Kristo azaganze muri njye, ndamubabariye. Ukamubabarira, ukamukuraho amaso na bya bisharira yagukoreye, ukabitesha agaciro, ngo ni ugukunda kubabarira. Kubabarira ni urugendo rukomeye, kubabarira ni imbaraga z'Imana, kubabarira mbese nicyo Yesu adushakaho. Navuga ngo niwo musaraba, mu misaraba umuntu agendana, umusaraba wo kubabarira. Ngo fata umusaraba wawe unkurikire, ngo buri wese yikorere umusaraba we. Umusaraba ukomeye cyane ku bantu bakijijwe ni ukubabarira abakubabaza, kuko bararangiza babona utababariye bakavuga ngo sura wakijijwe iki, ngo we ko atababarira. Rero babarira, ibyo Yesu agukorera nibitume uzamuka cyane, bikubera urwego uhagararaho, hanyuma icyakubabaza ugihagarare hejuru, ubabarire mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo wibonere amahoro yo mu mutima. Ubabarire mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Yesu abone aho yiturira mu mutima wawe, kandi Imana irusheho kugusetsa no kukugirira neza. Iyo wababariye, Imana iraza ikaguturikiriza ibitangaza, noneho wa wundi waguhemukiye niho azatangira kwifuza guhinduka inshuti yawe. Ariko utarababarira ntabwo byemera, mwene data. Imana ibaha umugisha. Hanyuma irindi jambo, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Twari turi kuri teme yitwa kugendana n'Imana. Nakubwiraga ngo kugendana n'Imana ni insurance, nakubwiraga ngo kugendana n'Imana ni baraka, ni umugisha. Imana ishimwe. Kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi, nta biracitse rega, nta biracitse ufite. Wowe jya ugendana n'Imana wicishije bugufi, haboneka Imana kuri wowe. Umuntu nakureba abona Imana. Imana ishimwe. Nugenda wicishije bugufi, abantu bazakureba batangare, kuko Imana izakugira igitangaza, izagukora. Hari ukuntu yongera ikakurema. Wari uzi ko ikomeza kuturema tukiri kuri iyi si? Imana irakomeza ikakurema. Nubwo yakuremeye mu nda ya mama wawe ukiri mu nda, ariko uri kuri iyi si nabwo irakurema. Irakurema igashyira umugisha mu biganza byawe. Irakurema mu bana bawe igatangamo umugisha. Icyo gihe ibikirimo kukurema ni ukugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ndakwingize ngo se uyu munsi urumva unejejwe no kugendana n'Imana, cyangwa unejejwe no kugendana n'ibigare n'ibidafite umumaro bizarangira ejo ugakorwa n'isoni? Njyewe ndagushishikariza kumva wagendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Imana ishimwe. Imana ikakugirira neza. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom.
ndifuza ko iki cyumweru kizababera icy'umugisha, kuko niwuhitamo kugendana n'Imana yawe, Imana izakugira neza. Shalom shalom, muhahe muronke, ndabakunda cyane. Bachichawansunika ngomvemo, agachichanza kankurura ngomvemo, anenzi imisozi akanyambutira.